Nizera ko muri amahoro ndabasuhuje kandi mbifuriza kugubwa neza nshuti bakunzi ba One Vision Rwanda TV nk'ibisanzwe ndi Jean de Dieu Ntakirutimana ndi kumwe na mugenzi wanjye Bayingana Semugeshi ndagusuhuje cyane. Akoze cyane Jean de Dieu. Turakora subscribe turagusaba rwose kubikora kugira ngo natwe bidutere izo mbaraga byisumbuyeho zo kugira ngo tujye tubagezaho amakuru wanyuranye ari kuvugwa hirya no hino, ariko cyane cyane muri biziko twibanda hano mu karere u Rwanda ruherereyemo, akarere ka Afrika y'ibiyaga bigari, akarere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika, ariko n'ahandi dushobora kureba amakuru ariyo tukaganira. Rero ni nako tugiye kubigenza mu misozi miremire yo muri Minembwe ndetse no muri Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Urugamba rurakomeje kandi rurakomeye. MRDP twirwaneho, umuvugizi wayo ni Colonel Rugabo Fidel amaze gutangaza mu buryo bwa vuba ahangaha rwose mbere gato cyane yuko tujya kuri ahangaha kuri kamera ko hari ibice byamaze kujya mu minwe cyangwa se mu maboko ya MRDP M23 ni coalition n'ubufatanye, bivuze gutyo n'ubundi ntacyo ba wishe rwose. Yanditse ubutumwa muranabwibonera saa 5:18 tariki 30 mu kwezi kwa karindwi umwaka 2026 agira ati les FARDC FDNB ndi wazalendo, byanditse bifata icyongereza n'igifaransa, en des bandages qui mettaient et kabanja tomber, ils sont un marathon vers Kitumba et Milimba. Bonjour Mosi et Lulimba, vive MRDP M23. Amagambo make rwose nk'umuntu uri ku rugamba udafite umwanya wo kwandika ibintu byinshi ariko asobanuye byinshi. N'amagambo make ariko asobanuye byinshi. Urugamba rukomereje hariya, ndetse iyo bavuze ngo bari guhungira hanaha de bandage no vango bari guhunga, bari kwiruka, bari guhungira ngo bari kwiruka kibuno mpamaguru amarato vers Kitumba et Milimba. Tutaravuga kuho bavuga bafashe, ngewe nanavuga ko focus dushatse twayishyiraho bagiye gukurikiza. Novuga ngo nge nabonye AFSM 23 MRDP twirwaneho iyo batubwiye ngo abantu bari guhungira, umwanzi wa bari guhungira, ni nko kutubwira ngo tugiye gukurikiza aha. N'uburyo buri indirect bwo kugaragaza aho ibyerekezo biri, kuko aho bagiye bo babara ko aho bageze amahoro abiyanga cyangwa se amahoro abura. Yego, niba ari coalition yirukiye muri bino bice nkuko mu butumwa Colonel Rugabo ashyize hanze yabigaragaje, ubwo bivuze ko nyine niho bagiye kwitaberekeza. Tukaba tumaze iminsi tutari kwakira amakuru yo mu misozi miremire. Cyari kigezweho n'umwuka w'imyigaragambyo heruka vuba aha muri Goma na Bukavu, ndetse n'ibijyanye no gukomeza kugera intorezo iriya itegeko nshinga, by'umwihariko guhindura no kwemeza iriya referendum kugira ngo Perezida Felix Tshisekedi yemererwe manda ya gatatu ndetse anakomerezeho. Ibijyanye n'akarere k'intambara muri Kivu y'Amajyepfo n'amakuru yaraherutse, rero navuga ko ari amashya muri iyi minsi nk'ibiri cyangwa se 3 ishize, ariko n'umundi nagace ko gucungira hafi kubera ko bice bikekwa ko bigomba kwigaruka cyangwa se bishobora gufatwa, bice birimo Baraka ndetse na Karemi. Ntabwo ibyo bice biragerwamo, ariko imirwano ikaba ikomeje kumvikana hafi aho ahazengurutse. Hanyuma rero ubwo ibi bijyanye no kujya hano za Mirimba ndetse na Rurimba, ubwo abandi nibatungurwe cyangwa se nibazatungurwe no kumva n'ibi bice babigezemo, ndetse mu gusoza ati vive MRDP M23 ni kuvuga ngo mukomerezaho, ngo se mukomeze mutere imbere. Hanyuma Jean de Dieu cyo kwibaza hano, cyo kwibaza ni ikihe? Imbaraga zikomeje gushyirwa muri diplomasi ndetse n'iza gisirikare, kubihuza biri kugorana ndetse n'intego nayo kwishyikira bugabyo bikaba ibindi. Kubera iki? Kubera ko nubwo hari kuvuga ibi bice bya Baraka na Karemi nk'imijyi minini isigaye ishobora kwigarurirwa, hari urundi ruhande iyo myiteguro iri kuvuga kuri Kinshasa, ndetse hari inkuru ngira ngo nago twabonye umwanya uhagije kuyivugaho y'ubwato bivuga ko bwaba bwararasiwe hafi byabereye buri kugira ngo twabigarutseho bwari buri kuva Karemi ubwo bujya Baraka. Kubuza Baraka rwose nk'ababivuzeho gato. Iyo by'imyiteguro ya gisirikare ndetse n'indi myiteguro ya diplomasi cyangwa se politiki hari ikintu kinini bigoye gutahura gihari, kuko impande zombi ni ukubagarira yose. Yego, kubagarira yose, ariko noneho diplomasi yo basa nko bateye intambwe ya nyuma. Ngira mu kiganiro twabanje twabivuzeho
ni mu byabanje twagiye tubivugaho by'uko inteko cyangwa se urukiko rurinda iremezo y'itegeko nshinga kwemeza rwose uriya mushinga byari ibintu biri obvious bamaze kubikora. Ubu rero no kwibaza iyi ntambwe ya diplomasi ndetse n'izi ntambwe za gisirikare ziri guterwa binahurirana nyine n'izi demonstration bashobora gutegura ubwabo, kumenya icyo AFC 23 igendereye kugeza ubu noneho byatangiye gusa nk'ibigorana. Sintekereza ko byagoranye ahubwo ushobora no gusanga ari bwo bisobanutse kurusha uko byari bimeze mu minsi yashize. Mu mezi yashize M23 wabonaga isa naho iri aho ngaho wenda ifite ibyo itegereje ko amasezerano ajya mu bikorwa, itegereje ko iki hari ibyo abantu bubahiriza n'ibindi. Ariko ubu ngubu ahubwo ngira ngo wenda no kwibaza ngo bizagerwaho bazabigeraho, ariko bameshe kamwe. Iyo umuntu akubwiye uzi impamvu se, iyo umuntu akubwiye ngo twebwe iby'ibiganiro nta nubwo tugishaka kumenya aho bigana iby'ubuhuza, twebwe ubu hagiyeho ibikorwa. Ni Bertrand Bisimwa ntiyavuze ngo ni ibikorwa bya gisirikare, ariko ibikorwa M23 bikora tubibona. Icyo ngicyo ni kimwe. Icya kabiri bakongera bakubwira ngo muri lutte yacu mu bwitwaye dusanzwe turwanira, ni Lawrence Kanyuka ari muri Poezero yari kumwe na Rugabo uyu nguyu twamaze gukotinga ngo iyi komba kimwe mu byigamije harimo no kurwanya ko itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rihinduka. Bakongera bakubwira bati ubu ngubu nta kuganira na menteur, nta kuganira, uwo ni Corneille Nanga coordinateur, nta kuganira n'umubeshyi utajya wubahiriza ibyo yasezeranye. No kuvuga rero icyo gihe umuntu bakubwiye ngo turamaramaje, twebwe icyo dushaka no gukuraho ubu butegetsi, ahubwo igisigaye no kumenya ngo ahubwo icyo bagaragaza ko bagambiriye bakigeraho. Niyo yisigaye cyo kwibaza. Naho giye ku giti cyanyu mbona ahubwo icyo bagambiriye noneho baramaze gufata umurongo banga ngo twende bagabo wa mugani. Dore hano rero mbona nge bigoraniye. Mu buryo bwa gisirikare uretse gufata ibice ugenda babyigarurira, hagize nkubaza umuntu agize n'amahirwe yo guhura n'abo bayobozi bakuru nubwo batabishyira hanze, urugendo rwanyu mu bya gisirikare mu ruzasoreza he? Aho ni wamenye ngo ruzasoreza he? Nuza no muri diplomasi naho uretse nk'iyo ngingo nini nyine bireba igihugu cyose, banahuza abaturage cyangwa se abaturage nabo ubwabo bagahaguruka bakigaragambiriza cyangwa se bagakora iyo peaceful demonstration igamije guhindura itegeko nshinga nubwo bitabuza ko byaba nabyo. Uru rugendo rwa diplomasi ni wamenye se n'urugendo rushobora kubyara M23 tuyibona as opposing party wenda uretse ko binagoye bitewe n'iriya military wing yabo, narwo n'urugendo mbona rudasobanutse. Uretse nyine kubuhaza icyo kintu kireba igihugu cyose bagahaguruka nk'abanyagihugu. Political wing zimwe muri geste bagaragaza zo kuterekana ko noneho ntago tukiri based kuri bano bantu bo mu burasirazuba bw'igihugu, twanakambuka tukajya ahandi, n'izi move za gisirikare zo gufata ibice ariko utamenya ngo ese birarangira muri Kivu zombi, ese noneho birafata Tanganyika, ese biribuze kuyirenga bijye naha. Niho iyo dilemma nagira ngo usubize mu ubu buryo, nagira ngo usubize mu ubu buryo uko ngiye mbibona. Erega nta n'ahandi hantu na hamwe abo bantu baba bafite ikibazo bakweretse inzira zabo zose naho zizagarukira bari muri revolution. Ukaba uri muri revolution, ukaba ufite uri kurwanya, noneho ukajya unatangaza ngo ariko twebwe nitumara kugera Karemi n'urugero tuzahita duhagarara muwe mubizi, nitumara kugera muri wo Katanga tuzahita duhagarara muwe mubizi. Ugifite ijambo ngira ngo bigeze gutangaza ko iyi move yagira Kinshasa. No kuvuga ntushobora kubona nk'umuntu w'umwe outsider kumenya aho abantu bagana. Nivuga ngo niyo mpamvu nakubwiye ngo twe bamaze kutubwira isi icyo bayibwiye nuko amasezerano, ibiganiro babona nta kintu biri gutanga, kubera yuko akabaye abafasha mu biganiro yamaze kujya ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi noneho ibikorwa byakurikiye amagambo. Vuga ngo urabona ko nibwo uguhangana kuri front hari aho barwanira byiyongereye. Kivu y'Amajyepfo urabizi ngubu niho bikomereye. Ntushobora kwitega kubona umutwe nk'uyu nguyu wiyite w'abarevolutionnaire cyangwa se w'abarevolutionnaire ukubwira ngo itinerere yacu niyi. Kuvuga ngo twebwe ubu tugiye kuva aha duhite tujya hariya, usibye mu marenga twebwe dukurikirana n'abandi mwese dukurikiye mukurikirana, bwe bati barahunga bahungiye Fizi na Baraka kandi abantu baho bari kwicwa, uhita
wumva ni amarenga ameze gutya Yeah. none ntabwo ushobora kwitega yaba ari mu buryo buri politike yaba ari mu buryo buri militaire ko umuntu akubwira ngo my next move is this no kuvuga ngo ntushobora uwo muntu nta cyaba kimurimo ndetse ni na bumwe mu buryo bwiza bwo kukubwira ngo mu ntambara barakubwira ngo conceal your intentions, barakubwira ngo nta muntu ukwiye kumenya next move yawe na AFCM 23 niko ibikora ahubwo ngira ngo ahubwo bari pro ibintu bijyanye nk'imbwi barabizi kumenya rero ngo abantu barakurikiza hehe baragana hehe baragarukira hehe byo biragoye no gukonsiringa intentions zabo ngira ngo ntibabikoze no kuvuga ngo reka nsoze gato intentions zabo ahubwo wenda bo ntibazikonsirinza ahubwo baravuze ngo twebwe ntishaka iteko nshinga rihinduka icyo ni kimwe turashaka gukuraho ubutegetsi bubi bwa Tshisekedi bo niko babwita ndetse turashaka kuribera kubohora baturage baba bamerewe nabi izo ni intentions zabo ariko noneho uburyo bwo kubikoramo ntibashobora kubiguhishurira ntabwo bakubwira ngo tuzagenda noneho niba ari uguhitana perezida simbizi niba ari ukumukorera ku simbizi niba ari ugukora balkanization niba ari ugukora sudanization niba ari ugukora federalisme niba inzira yose byacamo ngira ngo ntabwo wigeze unumva babivuga hari ahantu wari wumva bivuga ntunabyitega ko bazavuga ngo ubu twe turashaka ko Repubulika ya Kivu ihita ishingwa kakanya byagenda gake gake zivuga kuri ibyo bintu nta kintu bajye bazisubizaho so ibyo wavugaga rero aha ni AFCM 23 MRDP twirwaneho dashobora kumenya aho izagarukira nkuko nabikubwiraga nta mu revolutionnaire wakubwira ngo twebwe tuzaca duca tugire duryano no kugeza kuri finale la finalité ni ingiyi biragoye ariko rero muri rusangi iyo urebye nkuko nabikubwiraga cyangwa se n'abandi babizi iyo urebye uburyo navuga ngo bamaze icyanga cy'ibiganiro cyarashize ahubwo baravuga bati ubu ni ibikorwa tugiyemo sase ibikorwa tugiyemo kandi impamvu nkubwira ngo bishobora no kugorana cyane birihuta tugenda guhita tujya ku bijyanye n'ibyatangajwe n'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga ndetse n'ibya Patrick Muyaya wenda mbere ko tuyeho handi wafite point yo kumakinga ariko nabyo birakwereka uburyo bishobora kwihuta kubera ko lite yabiragana kurinda itegeko nshinga kimwe mu byo bibongeye muri lite yabo kandi rirageramiye ku bwabo rirageramiye kandi biri kwihuta cyane ku rundi ruhande bona bumva ariko kubera ko habayeho periode yo gucunaguzwa yo kubuzwa uburyo mu bya diplomasi buriya nyine wavuze ko hari igeranya twakoze igisirikare yo kibyibushye diplomasi yarazonzwe tari ku rwego rumwe n'ikibazo no mu gihe diplomasi ari nini gisirikare gifite ibibazo nabyo ni ikibazo rero iki gihe kigeze kugira M23 ingufu bashyiraga mu gisirikare zisa nko ziri hasi urabyibuka nyakwigendera buri ngoma ajyaga bivuga ko bigeze kumara Kinshasa igihe kirenga umwaka rwose bategereje ko hari ibintu bizashyirwa ku murongo bizakemuka biranga byanze rero baravuga bati ubwo diplomasi ariyo twahaye imbaraga nikore reka duse nk'abahindura hari umutwe twashyira amaguru hari amaguru twashyira umutwe turebe icyo byatanga niko bafashe igisirikare barakibyibushya kirakura kiba kinini nahanga bigeze ibyo bice bishya bari gufata naho handi bashobora kwerekeza rega nabyo ni produit y'iki gisirikare ariko noneho by'amahirwe niyo diplomasi ikaba igihari kuko njya nkunda kuvuga ko resistance amezi hafi 20 mu mujyi nka Goma ntago ari ibintu byapfuye kwizana ntago ari imbaraga z'igisirikare zatumye baguma hariya oya kubera ko na contre attaque twigeze tubona ikorwa nubwo twabonye FARDC rwose igaba ibitero biri massive strike bavuge bati tuje gufata Goma ntago byabayeho kuguma muri Goma bivuze ko hari izindi mbaraga za diplomasi ziri nyuma mu gikari ziri gukora so ikigaragara rero nuko imbaraga ziri hamwe ahubwo ku kadirishya nyine kiyo dilemma nubwo bitabura nyine of course nanone nago wafati pangu yawe yose ngo yishuri ikire hanze none buri kwishyira hanze ariko nyine bituma bakurikirana bibera hari yako kadirishya kurujuro rwose gasigaramo nyirango nako gatuma wenda bakomeza kugirira ikizere abaturage ne bakomeza kugira ikizere ko byakunda kuko wowe ugerageje kureba prediction y'igisirikare kubona aho bashobora gusoreza urugamba biragushobera prediction y'aba diplomate babo cyangwa se ya côté diplomatique yabo nayo ukabona nyine biragoye ntabwo bashaka kubishyaka ritavuga n'ubutegetsi titura revolutionnaire mukanya ingingo zimwe na zimwe ku rwego rw'igihugu nituvuga nazo
iyo dilema ariko nekereza ko kugeza ubu ntacyo biratwara nubwo nicyo biri guhungabanya kucyo navuga nk'inshingano zibanze zabo. Ubwo kandi nari nkomoje mu Kenya kubijyanye n'ibyatangajwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu muvugizi wa guverinoma yayo ni Patrick Muya yari kumwe na Nzuruni mu kiganiro n'abatangazamakuru aho yakomoje ku cyo nakwita nka nyirantarengwa yatanzwe na Senko na SSC twahegurutseho tubabwira ngo hari tensions hagati y'impande zombi ivugana uruhande rw'abanyamadini ndetse n'uruhande rwa leta ubwo ni Perezida Tshisekedi aho yasabye Senko SSC kugira ngo bacubye imyigaragambyo bacubye umwuka wari uhari ndetse n'u Burundi bukaba bwarabigenje butyo bugacubya C64 yendaga kwiroha mu mihanda ku yindi nshuro ya kabiri nyuma yuko mu kwezi kwa gatandatu hagati babikoze tariki 8 barabitekereza tariki 22 barabitekereza nuko hanyuma ariko izo tensions zigenda zigabanywa nizo mpande Burundi bwabigizemo uruhare cyane ku rwego rwo hejuru ngira ngo no kubuying time. Hanyuma rero Perezida Tshisekedi binyuze mu muvugizi wa guverinoma ati rwose ntabwo gewe ngendera kuri ultimatum yose cyangwa se utararenga hangaha nanjye ndemeranya n'ibyo Patrick Moya yavuze ntago umukuru w'igihugu akwiye guhabwa inyenarengwa akenshi nyunda kuvuga ko aya madini asa nk'iyambuye umwambaro wivuga butumwa bagase nko baba politicized cyane bakinjira muri politike bakirengaza inshingano yibanze nubwo nabyo nyine bijyana ariko bakubwira ko buriya imyemerere yo wayivanzemo politike birapfa impamvu rimwe rimwe nta madini cyangwa se amatorero uzumva bavuga ko ibikorwa rimwe rimwe bya politike babigendera kure rwose baraba bari mu kuri ku kigero runaka kandi cyo hejuru kubera ko sinumva ukuntu amahuriro y'ayo madini yita ya gikristo muha ubutumwa umukuru w'igihugu mu gihugu ayoboye head of state ngo tariki n'iyi n'ubutakoze ibi n'ibi bizagenda ukuntu ariko bayinga bagizanye partnership bagiranye ibiganiro byanatumye abatuma ibiganiro ndabyumva jado twanabikomoje yarabatumye ariko bidatuma nyine hajya unyirana yarabatumye yarababwira ati ni mumfashe mu kugira ngo mwizinge tension ikintu bakoze reka kimwe no ku Burundi bwabigenjeje bwizinga tensions noneho rega nyirantarengwa banatanze ntabwo wanavuga ngo nyirantarengwa mbi rega gere ku ruhande rwa nshobora no kubumva ko babatanga umusanzu wo kubintu byagenda neza niba babona iyo nzira yagenda neza no kuvuga ngo niba ari no kuvuga ngo aho kugira ngo bizarinde bigira tariki 15 amaraso ameneka hangaha ko tuzi imyigaragambyo kwigenda nyakubahwa perezida tariki 10 wakoze iyo bwabaga hanyuma abantu bakagira gutya bagacisha make n'urugero ubwo ndi gutekereza aho kugira ngo abantu birohe mu mihanda polisi barasemo bo bwabo habe stampede cyangwa se kwakunda abantu bakandagirana bagira bate ibi byose birashoboka mu myigaragambyo cyane kuko twabonye imyigaragambyo hari ukuntu igenda bigiye kuba nk'iyo muri Kenya rwose usanga abantu bimeze nabi kuvuga ngo rero nge nategeza ko iyo ultimatum nuko byanise ultimatum cyangwa se nyina ntarengwa mu kinyarwanda abantu bakagira ngo wenda ni nko gukanga perezida ariko ubundi ngira ngo biri no mu neza kuko twabonye imyigaragambyo hari uko igenda nkuvuga ngo wabishize mbere y'iminsi 5 yuko hari imyigaragambyo ko wenda hari icyo warengera abantu ntibakubitwe hariya ntibaraswemo ngira ngo ni muri yo sanse cyane bibonyemo nago uruhare rwa Senko n'iriya ICC umuntu nago ruhakana cyane ko banagaragaza ko Repubulika ya Kongo inyandiko zigaragaza ko ni kimwe mu bihugu bifite abizera cyane cyane bidini ya Katolika benshi rwose hanyuma kugira urwo ruhare kubera ko bafite nabo bantu babakurikira benshi siko sana nubwo ari bibi hano bibera ikibazo ni hehe icyo twise twenyirana no guha umukuru w'igihugu ibyo byigihe narengwa iyo biza kuba bitari ikibazo gikomeye ntago umuvugizi wa guverinoma akabigarutseho ko umukuru w'igihugu nagakwiye guhabwa igenarengwa mvugo shusho nashaka gukoresha ari yiherera nkuko ushaka papa washaka kubwira ati rero wenda uriga uri umunyeshuri nutsinda nza kugurira inkweto samasezerano mugiranye urize cyangwa se wenda wori kubibona ko wenda se muze hashobora kuzisubiraho kandi wowe urabona ko byanze bikunze wowe uzaperforminga ati noneho muze twumvikanye ko tariki 20 wo munsi wa report ngewe nutabikora mbere gato bitaba kuri 15 kuko ngewe wenda ndiyizi nuko nakoze iyi nzu yawe nzayisohokamo cyangwa se nawe ntuzagarukemo hano nubwo ari mu masezerano ariko nago papa n'umwana haracyarimo difference
nubwo mwagiranye mu masezerano. Hari rero nabwo nubwo ayo madini katolika rwose akoresheje n'uwo muyoboro w'iyobokamana, abo bari kujya mu myigaragambyo unarebye usanga ari abayoboke babo. Dore hari abantu bijya bipfira muri Afurika rero kuvuga ko kuri ibihugu ari ba papa b'ibihugu nabyo ni ikibazo gikomeye. Ni umukuru mubareshya abantu twaragufashe turagutora twirengagije ibyo bivugwa ko yaba ataratowe n'iki byo yabi n'ingingo, ariko ubu ni perezida nyine, perezida byanyuze mu matora, ibiri muri kulise byo n'ibindi. Ariko perezida ubundi ni umukuru mubareshya, akwiye kuba umukuru barabeshya. Twe twagufashe we bayingana, turabona wajya utugendera ukagira gutya, ntabwo uri data, ntabwo uri papa w'igihugu, uri umukuru muri twe, uri umuturage twavuze ngo turagutumye, noneho duhagararire ugira urya. Nuvuga ngo ukwiye rero kutitwara nka papa, ufata abantu bati muryame shamba kubite dore mwana kosheje nimugire gutya mugire. Muri Afurika hari icyo kibazo mu bihugu si byose, ariko mu bihugu byinshi aho usanga umukuru w'igihugu afatwa nk'umubyeyi w'igihugu. Ariko ntabwo uri umubyeyi w'igihugu, ahubwo uri umukuru muri ba bantu bareshya bakubwiye bati okay, turakubonamo ubushobozi buteye burya, bishoboka wagenda ukajya uduhagararira, tukagutuma ukatukorera amadil akaze yatuma dutera imbere, ukadutekerereza. Ariko natwe ntibikwiye ko dufite iyo ntuza. Ariko tukiri no kuri ibyo ngibyo, nabonye C64 yarubiye uyu secrétaire général wa ensemble ishyaka rya Moise Katumbi Bolengetenge, niwe wahoze ari gusoma iri tangazo. Ubwo n'abantu barimo bararyibonera, yasomaga ibingibi n'undi iri muri iri tangazo ryanditse, ubona ko ryasinyweho na batanu, ni Martin Fayulu, Jean-Marc Kabundi, Moise Katumbi, Augustin Matata na Delice Sanga. Hanyuma baravuga bati reka nsome wenda nkabi Nikéa, conformément à son communiqué du 20 juillet 2026, la coalition article 64 fixe rendez-vous au peuple congolais le 15 août 2026 pour la suite des actions. Nukuvuga ngo nk'uko biri mu itangazo ryo ku itariki 20 mu kwezi kwa 7 2026, coalition article 64 cyangwa se C64 cya 64 bakomeje rendez-vous yabo yo ku itariki 15 batumira abanyekongo, abaturage ba Kongo mu kwezi kwa 8 tariki 15 kugira ngo bakomeze cyangwa se ibikorwa byabo babisubukure. Hariya urabona imyigaragambyo iragenda kuko noneho ibanjirijwe n'ibintu bikomeye kurusha uko byagenze mu kwezi kwa 6. Ubu urukiko rwamaze kuba clear ku cyo bashakaga guhangana nacyo. Nubwo urugendo rw'amategeko n'urugendo rwa politiki biracyatandukanye, nubwo urukiko rwabyemeje, haracyari urugendo runini rwo kugenda. Bumve ko byarangiye, haracyari urugendo rwa politiki rwo kugenda. Ariko amategeko yo yasoje ibyayo, kandi itegeko nyine ni rwo rwego navuga rukuru mu bigenga igihugu. Ari nayo mpamvu wanakigaruka avuga uti ariko byanarangiye, nubwo urwo rugendo rwa politiki narwo rugihari, kuko abaturage biroshye mu mihanda ari benshi. Ntago nekereza ko miliyoni nk'eshatu zinge zose zijye mu muhanda icyarimwe. Niba bushaka gukoresha ingufu za gisirikare ntago wabica bose, ntago babamara. So urwo nirwo rugendo rwa politike rugihari, intambwe ku yindi kugeza igihe uyu mushinga uzemerezwa. Ariko itegeko nk'urwego rukuru nta muntu yavuga mu mategeko ariko ntabivuga itegeko shinga kuva babyemeje nyine babihaye umugisha. Urugendo rwa politike ruzoroherezwa n'iki no kuba wa muntu ucumbagira afite imbago bita amategeko, nubwo acumbagira ariko aravuga ati ndacumbagira ariko ndagenda gake ariko nzagera. Hanyuma rero ibi ubibonemo kwa kugura igihe twavugaga, kubera ko bo birinze ko uru rukiko rwazanzura baramaze kujya mu mihanda, abantu bararubiye, n'imbaraga z'umurengera zarakoreshejwe, bagura igihe mwabyishe mujya kwa Neva. Mu gitega rwose kwa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bari mumaze kubyica no kumeza kwimura. Nibyo intego yari nziza, intentions zari nziza, murebe ko muhereza amahoro amahirwe, ariko se bigezwa ku rwego urukiko rurinda itegeko shinga rwemeje ko umushinga ari wo. Mu yandi magambo, iyo coalition yanyu mushaka mwana yihereza irindi zina cyane, ntago ikiri coalition yo kwirinda kiri article itahinduka, kandi bisa nkaho yamaze guhinduka mu mategeko. Article rero ntabwo ari uguhinduka, kuko 64 ni article mu itegeko nshinga ivuga ngo mufite uburenganzira n'inshingano zo guhaguruka mu karwanira itegeko nshinga ryanyu uko ryahinduka. Ni nayo bisunga nyine baba ngo twebwe itegeko nshinga riduha umwanya, riduha inshingano, riduha uburenganzira bw'uko twahaguruka noneho tukarwanira itegeko nshinga ryacu. Ariko rero nge nkanibaza, ubona
ubundi kwigaragambya, okay, ni geste, ni ikintu ubundi gikomeye mu gihugu, kumva ngo abaturage bahagurutse bagiye mu ntara zose, cyane cyane mugeze ku biro bya perezida, yego urumva ni ikintu gikomeye. Ariko se ubundi hari icyo byenda gutanga, hari icyo byatanga mu by'ukuri bigahindura ibintu bikagira gute? Muri rwa rugendo twavuze rwa politike hari icyo bishobora gutanga. Muri rwa rugendo rw'uko abaturage rwose bashobora kurubira bakavuga bati n'ubundi igihari nuko ibi bintu tutabishaka, rwose hari icyo bishobora gutanga. Ariko n'ubundi ibyo gukumira byo bisa nkaho byarangiye, mu by'ukuri bisa nkaho byarangiye ibyo gukumira. Kujya mu mihanda rero buriya banazi n'ubwenge banabyihorera, babyihora rwose bakigira mu mirimo yabo bagategereza nyine, kuko n'ubundi raporo zigaragaza ko nabo bwabo barabyivugira babigiyemo. Nicyo mwita amatora y'umukuru w'igihugu, izo manda ebyiri muvuga ko yari yemerewe nazo ntiyazitorewe. Imwe iya gatatu mwaretse akayitamira, nako ko n'ebyiri ntazimureke kandi nazo ataratowe nayo mureke ayitamire. Dusoza navuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa ibyo bukoze ari nko gushimangira ibyo AFC M23 yamyivuga n'abashyigikiye ngo Tshisekedi ni umubeshyi, Tshisekedi ni manipulateur, ni nkaho babihamije kubera yuko mu kujya Gitega cyangwa Bujumbura sinibuka neza aho bagiye, neva yavuye i Kinshasa kajyayo agahita bahamagaza bakajyayo, hanyuma SSN na Senko nabo bakavuga bati nyamuna mureke musigeho, bakagenda byose babyumva. Icyo babonye ni iki ngiki nyine, no kubabwira ngo mwebwe mushyire baro hasi, ibintu twamaze kubishyira ku murongo. Niho kubabwira ngo mwe mwarakerewe, mwarajijwe, ibintu byamaze kujya mu murongo, babigize vuba vuba. Itegeko ryemera ko referendum ibaho bimaze gutorwa, rimaze gushyirwaho, si gutorwa ahubwo ni Cour constitutionnelle yavuze ngo iyo arrêt bayishyizeho nk'iteka, reka mvuge gutyo simbizi uko babyita mu Kinyarwanda neza. Hanyuma bakavuga bati noneho ntacyo ibisigaye nimushamuze mwirohe mu mihanda, n'akazi kayo. Ni nko yakababwiye gutyo, ni mwirohe mu mihanda, twebwe ibyacu twamaze kwikorera utuntu twacu twadukoze ngaho, ni muze mwirohe mu mihanda. Rero AFC M23 yahereye kera ivuga ngo ni manipulateur, ni menteur, ni nk'abihamije, ni nkaho bakabwiye sese bati twarababwiye, ariko mujya kumvikana uriya muntu twarababwiye. AFC M23 ari nkaho yakavuze icyo rwose muri rusange. So dusoreje kino kiganiro rero, reka tubashimire cyane mwese mwabanye natwe, bayingana ndagushimiye.